natangiye kugira ubuhamya nkiri mu nda ya mama. Rero wowe tugiye kubana muri aka kanya, ndakwinginze ubu buhamya bugufashe, bugira ahantu bugukura, bugire naho bukugeza. Murabo neza, ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbasabira kugira ngo abatameze neza Imana ibagirire neza, kandi nawe umeze neza ugerageze wibuke umuntu uri hafi yawe utameze neza kugira ngo byibura akugirireho umugisha. Byo mu isi uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kwihanganira ubuzima tugezemo, tugategereza ineza y'Imana y'ejo kugira ngo ejo nihagera tuzagira amashimwe dushimamo Imana yacu. Nkongera nkababwira kandi kantu nkakubwira nti nugira amahirwe yo guprofita akanya gatoya kaguhereza ibyishimo, burya kariya kanya ntukagapfusha ubusa, ntugatekereze ko hawe hashize ngo ukomeze ugume mu gahinda ngo kubera yuko waremewe kubabara, ahubwo jya wishimira ku kanya gatoya ugezemo kagutera umunezero. Hanyuma ejo nibiba bibi wihangane uvuga uti nubwo bibaye bibi ariko ejo hashize nari imeze neza. Amazina yanjye rero nitwa Mukandayisenga Charlotte, niyo mazina niswe n'ababyeyi, ariko abantu benshi banzi kuva natangira kugira ahantu nkurira n'abantu benshi banzi ku izina rya Mbonaroza Charlotte. Ayo ngayo rero nayo ni amateka, impamvu Mukandayisenga Charlotte yaje guhindukamo Mbonaroza Charlotte nayo ni amateka, ni story ndende nayo tuzabigarukaho. Ikintu rero kuza uyu munsi naratekereje ndavuga nti ariko Mana, nababazwaga na story yanjye, nababazwaga nuko nabayeho ubuzima bwanjye uko byagiye bigenda, ariko nkibaza nti se Mana ni gute nzabona umwanya wo kuvuga ibyambayeho kugira ngo nduhuke. So uyu munsi ntabwo nkirushye kubera amateka, ahubwo ndagira ngo usangize amateka yanjye, nibura nawe bigira icyo bikungura mu buzima bwawe. Rero naratekereje ndavuga nti nyamara ntabwo ngiye gupfa ejo mu gitondo, ariko ni ikintu natekereje ndavuga nti none se Mana, aya mateka yanjye ndamutse mpfuye ntayavuze ninde wazayamenya? Nashatse uburyo bwose nabikoramo ngo amateka yanjye ajye hanze, kuko numvaga agiye hanze mu by'ukuri byabashaga kunduhura, icyo byari kumarira, ariko nshaka uburyo nabikoramo kubera ubuzima, ubukene biranga. Natekereje kuba nabikinamo filime, ndayitangira biranga, ubushobozi buba bukeya ndayireka. Ntekereza kuba nabivuga mu mivugo, mbona ntabwo mfite abo nabwira nk'iyo mivugo. So abantu bazi ibintu by'ubuhanzi barabizi ko umuhanzi uwo ari we wese ashobora gukoresha uburyo runaka kugira ngo avuge ikimurimo, akaba yanakivuga mu marenga ntukimenye, ariko njyewe nifuzaga kuvuga story nyayo kugira ngo ngihuke umutima wanjye noneho bijye hanze, kuko hari nubwo akenshi mbyibuka n'ukuntu ungana ugasanga mbaye nk'ugiye guturubura. So rero amateka yanjye iki ngiki ni igice cya mbere, ndatekereza ko bishobora kuzagera no ku bice 30 bitewe n'uko nzi story yanjye iresha, ariko iki ngiki ni igice cya mbere. Ubuhamya bwanjye butangira ntaravuka. Nkuko nabibabwiye, ubuhamya bwanjye butangira ntaravuka. Niko nabyumvise nkiri mu nda ya mama ntaravuka. Ubundi njye navutse muri bwa buryo kera abantu bitaga ngo umuntu ni ikinyendaro. Nk'abandi bana bose rero akenshi ababyeyi babo batwita inda bakumva ko bakojeje ishano, bagahita bapanga gahunda yo kugira ngo iyo nda nyine iburitswemo. Nk'uko nanjye niko byangendekeye, ariko nk'uko nababwiye ubuhamya bwanjye bwatangiye ndi mu nda, ibyo ntabwo byaje gukunda, naje kubaho. Mama wanjye rero yatewe inda na mubyara we. Ubwo ubuzima buza gukomeza, mama arantwita, batangira kumuhereza induru nk'uko nababwiye. Urumva nubwo baherezaga induru mama, ikibi cyari mu nda ye, cyo bitaga ikibi nicyo bari barimo baha induru.
batangira kumuha induru, batangira kumufata nabi, batangira kumwirukaho, ariko ubwo aho ngaho mama wanjye ntabwo yari agifite ababyeyi be bombi bari bamaze gupfa. Uko mama yaganirije rero yaje kumbwira ko iki cyageze, kuko ababyeyi be nubwo bari bapfuye bari bafite amasambu menshi. Umugabo wa mubyara we wamuteye inda aza kumusaba ko byanze bikunze yafata iyo mirima yabo akayishyira ku mugabo hanyuma bakabana. Mama rero ntabwo byaje gukunda, yarabyanze kuko yari afite abandi barumuna be yagombaga kurera. Igihe cyaje kugera rero ntibabana, mama abaho nayo mu buzima bubi. Ndibuka mama ajya ambwira yuko yambyaye afite igipande kimwe cy'igitenge aracyambara, nacyo kiza gucika, asigara ankenyeza igice kimwe cy'igitenge, kimwe cya kabiri cy'igitenge akampeka, hanyuma icyo kimwe cya kabiri cy'igitenge akaba aricyo yambara, hanyuma akajya guca inshuro. Ubwo buzima mama bubamo, urumva nyine naje kuvuka, ubwo buzima mama bubamo gutyo. Ndabyibuka njya gucuka nasanze uruhu rw'intama bampekagamo ruri aho ngaho, ngiye bampetse mu ruhu rw'intama. Ubwo buzima mama arakomeza bubamo, igihe kiragera abasakuza barasakuza, ariko urumva ikibi cyanaje kuvuka nyine mbaho aba muri bwa buzima nababwiye. Ubwo nyine urumva umuntu wavutse ari ikinyendaro, cyangwa se ubu ngubu basigaye bavuga ngo nabavutse mu buryo ngo butateguwe. Nanjye navutse mu buryo butateguwe. Nuko ubwo mama atangira kujya aca inshuro hirya no hino kugira ngo abone ukuntu mbaho, kuko ya masambu byaje gusakuza, biba ngombwa ko atayahinga bitewe na ba bandi yarwaniraga barumuna be. Biba ngombwa ko amasambu atayahinga, ahubwo atangira kumera nk'uri guca inshuro. Nk'ubwo buzima abantu benshi bagiye babyarira iwabo, muzi ubuzima babamo. Nuko nyine ubuzima yabubayemo, nanjye nyine urabyumva. Cyakora ngo navutse nsa na papa wanjye. Buriya abana bavutse muri bwa buryo butateguwe baza ari fotokopi ari irangamuntu neza. Navutse nsa na papa nyine, urumva no kunyihakana buri uko abigenza, no kumufasha, niba yaramufashaga ataramufashaga ntabwo mbyibuka, ariko nyine urumva bari banagifitanye agakungu busamo hawemo ukuntu bakibana, urumva wenda ntihaburaga icyamufasha, ariko bwihishwa. Igihe cyaje kugera rero papa wanjye yirambagiriza undi mukobwa wari inshuti ya mama, aba ari we babana. Ndagira ngo gutya mbona mfite imyaka myinshi, ariko ndinze ngana gutya papa wanjye yanguriye amakanzu 2 yonyine, dukanzu duto. Ndabyibuka nari mfite imyaka iri mu myaka 5 aho ngaho. Urumva aho ngaho umuntu aba ashobora kwibuka ibyamubayeho. Ndabyibuka papa wanjye yanguriye agakanzu karimo umutuku, karimo umukara n'umweru, utudomo tw'umukara n'umweru gafite ikora, n'akandi gakanzu kamwe karimo utubara twinshi, n'akarobidono. Iyo niyo myenda ya papa nzi kurindagana gutya. Mama nyine yakomeje kubaho mw'ubwo buzima bigoranye, bitameze neza. Hanyuma rero kuri ya myaka 5 reka nihute mpagere, kuko hasi ntabwo ushobora kwibuka ngo byari bimeze gute, ariko ibyo nibuka ndabyibuka guhera ku myaka 5. Ariko papa wanjye yanzaniye utwo twenda nari ndi hanze, ndabyibuka. Nuko kuri iyo myaka rero 5 niho natangiye kumenya neza uwo ndiwe. Namenye ubwenge mbona ndi kumwe na mama mu nzu bamwubakiye, twabaga mu nzu y'amadebe, abantu ba kera barayazi. Ariko ubona nyine mama ari umuntu udasa neza ukuntu, ariko ntabwo nari nzi ngo abasa neza baba bameze gute. Nabonaga turi mu ubwo buzima bumeze gutyo. Hanyuma kuri ya myaka 5 mbabwira, niho memory yanjye yatangiye gukora, kubera yuko natangiye kubona ibiba kuri mama n'ibimbaho, ntangira kubibona. Mama yajyaga ambwira ngo kuri ya myaka 5 nkigeraho nari mfite uburwayi bukomeye. Ubwo burwayi ngo ibintu byaramfataga bikankubita hasi,
ubundi nkarerembura nkazana urufuzi bagaterura ameze nk'intumbi bakajyana he kwa muganga. Aza kunsobanurira ko biba byari ibintu kwa papa babaga barakoze kugira ngo mama mubuze amahoro, hanyuma nabura amahoro anjyaneyo nyine anyijyanire, bitiriwe bisaba ko ajya kubarega, ahubwo we abura amahoro kubera uburwayi bwanjye anyijyanireyo. Ariko mama ubwo burwayi arabwihanganira kuko yambwiye ko ibyo bintu byambayeho kugera ku myaka 5, aba ariho biza gushira. Ntabwo nzi niba yaramvuje, ntabwo byibuka. Ariko nsubiye gato, hari story nibuka mama yigeze kumbwira ko mfite imyaka 2 yigeze kunsigira umuntu w'umusore ngo andembere. Mama yagiye guca inshuro, hanyuma noneho atashye asanga ngo narwaye. Noneho uwo muhungu aza kumubwira ko umuntu watumwe n'undi muntu ntashatse kuvuga, namwe muzi ubwenge mushobora kumva. Icyo gihe cyose urumva mama yari afite mu cyebawe, umuntu wamutumye ngo watumye wa wundi waje kungirira nabi yaraje nganyugusha umusatsi uruhande rumwe, arangije afata ku mwanda nari nitumye, afataho dukeya, deni atujyanana na wa mwanda, umusatsi wanjye ujyanana na wa mwanda, ansigira ngo ikijumba gihase nsigara ngihekenya. Urumva nari natangiye kuba ikibazo, natangiye kuba ikibazo ku muryango wa mama, maze kuvuka mba n'ikibazo ku muryango wa papa, ariho bagerageje kugira ngo banyizeho nyine ikibazo kivemo. Njye nabaye ikibazo nyiri mu nda ya mama nk'uko nabibabwiye. Urumva rero batangira kubona ko ndi ikibazo, basangira gushaka n'uburyo nshobora kugira gute, nshobora kuvaho. Ubwo burwayi ngo naragiye ndaburwara, ubwo nasubiye inyuma gatoya mu myaka 2, naragiye ndaburwara kugeza ubwo nasigaye nta musatsi n'umwe mfite ku mutwe wanjye, ari agahara gusa kayaga. Papa wanjye rero nubwo yankundaga, umugore we ntabwo byari gukunda ko umugore we atuma ankunda urukundo rwa kibyeyi, kubera ko nyine yumvaga afushe atansha. Kurumva nyine nari ikibitu, nahoze ndi ikibi. Ubuhamya bwanjye bushingiye cyane ko nabaye ikibi. Nabaye ikibi ndi umwana, nabaye ikibi ndi mu nda, mba ikibi mvutse, yemwe mbaye na mukuru ndakomeza mba ikibi. Sinzi niba navuga muri za ndimi z'amahanga ngo ni evil, ariko nabaye ikibi ndakomeza mba ikibi. Ubwo bya bintu narabirwaye, uruhara rusigara ari uruhara, nibera akana karwaye bwaki, banjyana no mu bigo bivura bwaki, bajya kundwarizamo. Ariko nubwo bandwazaga bwaki, nari mfite uburwayi mo ndani njyewe ndwaye abantu badasobanukirwa. Byaje kugera igihe rero mama afata umwanzuro wo kujya kumvuza. Cyakora papa kuko yari akinkunda, akimfitiye umutima, aramuherekeza. Ubwo burwayi bwanjye ngo bagiye kubumvuriza muri Kongo. Ndabyibuka situation mama yambwiye yabayeho, banageze ngo basanga babatekeye inzoka y'uruziramire. Muzi ko muri Kongo bakunda kurya inzoka. None ahantu bari kurara hari ahantu hari aho ngaho hasi ngo hari ibibuye bishinyitse cyane, bishinyitse. Urabona ahantu muri salo, ariko hari ibibuye bikomeye ku buryo warambikaho ikirago ukabona utuntu tw'udusozi nyine byabibuye biri kuza mu kirago bihagazemo. Aho hantu rero niho bagiye kumvuza. Noneho ngo papa bahise babazanira inyama za yanzoka, kuko papa yari yisonzeye wenda atazi ngo ni ibiki, yahise yataka za nyama. Ahasigaye rero uko yagashikuye aherana mu kirere na ya nyama. Abo bantu bari bagiye kumvuza, niba ari abapfuma niba ari bike ntabwo bizi, bahita ngo sinzi ibintu bamukubise, inyama arayirekura, hanyuma bararya. Bagiye kuryama rero byabibuye nababwiye ngo byari bishinyitse cyane, bishinyitse. Urabona inzu nyine itarimo sima, hari ukuntu ibirimo ibibuye bihagaze. Hanyuma rero papa bagiye kuryama babona wa muntu uri bubavure arahigaraguye, amaze kuhigaragura babwira ati muryame. Bararyama, bumva baryamye nko kuri matera, kandi babonaga ari ibintu by'ibibuye bishinyitse. Just urumva bishobora kuba ari mu bapfumu bari bagiye, ntabwo mbizi. Ubwo burwayi rero naje kubukira, ubwo nsubira hahandi kuri ya myaka ingahe 5, nari ntangiye kugira memory ishobora gufata ibintu byo ku isi uko biba bimeze. Uko nagendaga muri quartier rero ngo nakundaga kugira ikimwira, nakundaga gushonza ikimwira. Abantu barabyumva nabe bihangane, ariko ngo nakundaga gushonza ikimwira cyane muri quartier. Byakongeraho ko ndi ikinyendaro cyangwa navutse mu buryo butateganijwe,
naba nicaranye n'abana bo muri karitsiye ugasanga ababyeyi babo barimo barangirukana, nikigende ikintu kiba gishonze kimwira, ikintu kitazagira ubwenge. Mbese hari umusaza twari duturanye ngo yajyaga avuga ngo icyo kimwira kirimo gisohoka ngo niko n'ubwenge bwanjye burimo busohoka, ngo nzabura urugo rudebire rutagira ubwenge. Bityo rero kubera cya kimwira na kwa kundi navutse mu buryo butateganijwe, byarabanje no kuba intambara ku nda yanjye, kuko batashakaga ko mama yibyara ariko nkanga nkavuka. Ubwo nyine bagahora bahimpiga muri karitsiye badashaka ko nicarana n'abana babo, bavuga ati toka nikigende. Byaje kugera igihe rero mama abonye yuko birirwa banyirukana, urumva n'inkoni bankubita, bigera igihe mama afata umwanzuro wo kujya mfungirana mu nzu yagiye guca inshuro. Hanyuma ubu nkava mu nzu ari uko ageze gute avuye ku kazi guhinga nyine mu birakato. Ndabyibuka mw'icyo gihe cyose habaga igihe ngiye ndambirwa ndi mu nzu, noneho narambirwa nkayihengeza munsi y'urugi nkareba hanze nyine ngo ndebe uko hanze hameze, kubera ko nabaga narambiwe mu nzu. Ibyo ngibyo ndabyibuka cyane, kubera yuko nyine mama yari ikibi. Urumva hari n'utuntu ababyeyi bagenda bakora nk'abana baba baratwaye inda bakiri bato, kavuga ati uriya ni ikirara n'iki. Noneho byatumaga nta muntu ugomba kugera iwacu n'abo bana batoya wenda bari mu rugero rwanjye, nubwo bankundaga ariko kuko nari ikibi nta wabaga wemerewe kugera iwacu. Nibura ngo cyagiye mama yagiye mu murima mpengereze munsi wenda mvugane n'umuntu, ubwo nabaga ndi mu nzu njyenyine, nta wundi muntu umvugisha, ntumve ko marigwa, ntumve iki. Ubwo nyine ndi njyenyine mu nzu. Ubwo najya ndamirwa nkajya mpengeza munsi y'urugi, inzugi za kera ngira ngo murazibuka, ngahengeza munsi y'urugi nkareba umuco uko bimeze, utunyoni hanze turi kuguruka, ariko nta muntu ukoma, nta n'umuntu ugera gute umvugisha. Ubwo buzima nabubayemo igihe cy'imyaka igera muri 2. Urabizi kera abana batangiraga ari batoya, kugeza igihe nagiriye ku ishuri. Ubwo niho natangiye kongera kurebana n'abandi bana, nduka akazi ko gufungiranwa mu nzu. Ubuzima burakomeza, urumva nari ntangiye ishuri, ubuzima burakomeza. Noneho urumva ku ishuri nahise ntangira nyine kujya mpura n'abandi bana, ariko tiri nawo ikibazo nagize muri kwa gufungiranwa mu nzu, na kwa kundi abantu bose bagenda bavuga ko kimeze igiki, dore uko gisa, gihora gishonze ibimwira, uruntu rw'urunyendaro iki, uko bahoraga bampahana. Naje kuba timide. Umuntu utari bubyumve wenda kuba timide, nahoraga ncecetse, ntabwo nari mfite amagambo yo kuvuga. Urumva ko namaze n'igihe kinini mba mu nzu njyenyine bamfungirana, ngahura na mama nijoro aje guteka tukarya, mu gitondo nkajya kubyuka agasanga yagiye. Ubwo yansigiye ibiryo aho ngaho, akadobo ndi bwitumemo yagasize aho ngaho. Ubwo buzima bwose buza gutuma ntabasha kuba nakwisanzura ku muntu ngo mvuge ngo muganize. Tiri nawe kuvuga ngo wenda ngo ndashobora kukuganiza, biba ari ibintu biturutse kure, kuko ntabwo kwa kundi nabayeho muri ya myaka 2 mba mu nzu byafekse nyine ubwonko bwanjye n'imitekerereze na karagiteri zanjye. Mbese maze igihe gito nshobora kuba navugana n'abantu, nabwo ari uko abantu bajya bavuga, nabyo nzabigeraho. Ubwo buzima rero mbubamo buza kurangira nangiye ishuri. Nkuko nababwiye, nibwo natangiye guhura n'abantu, kuko ikindi gihe niberaga hehe, niberaga mu nzu. Namaze gutangira ishuri rero ntangira kwiga. Ndabyibuka ningeraga ku rubaho nkuko n'abandi bose byagendaga, ariko kubona itushi bikaba problem. Ndabyibuka ntabwo ari nk'ubu ngubu twe twize twicara hasi, ukitwaza akabuye uri bwicareho mu ishuri, akabuye kawe nyine ukakajyana ukicara, wataha wagira umwaka ejo wazaza ugasanga hari undi wagafashe, bikaba ngombwa kujya gushaka kandi. Ubwo ni ubuzima twagiye tubamo, abantu benshi babizi barabizi. Ubuzima rero buza gukomeza ndiga. Igihe cyaje kugera haza kuba umutekano mukeya, ariko nsubiye inyuma kwa kubura ikaramu ku ishuri abantu bize
ku ishuri hari ikintu cyabaga cy'ikivonyo kinini kimeze nk'urutare kinini cyane. Hari ibintu Imana ijya ikora buriya ikabikora ifite umugambi wayo, ikaba ishobora gutereka ikintu hariya, icyo kintu kikabaho kibereyeho umuntu utaravuka kugira ngo navuka kizamugirire umumaro. Gishobora kuba ari n'igiti, gishobora kuba ari n'iki, ariko ngewe icyangiriye umumaro cyari icyo kintu cy'ikivonyo. Ubwo abantu batazi ikivonyo bihangane, cyangwa navuga igifonyo, abantu batazi igifonyo bihangane. Kiba ari ikibuye kinini ariko cyoroshye ku buryo ugenda ugakubitaho irindi buye rikomeye hakavonyukaho akantu. Icyo kifonyo rero waracyandikishaga ku rubaho kikandika, ukabona kimeze nk'aho ari itushi. Icyo kivonyo ngewe rero kubera itushi ntaribonaga, njye naragendaga ku ishuri mu gitondo ngashaka akabuye ngahita nkubitaho, ubwo hameneka nka 3 nkamenya ko nzakwandikisha nk'icyumweru. Cyabaga gihari tu ari kinini cyane ku buryo kitashira. Hanyuma nkajya ngenda nkavonyuraho nkandika, cyashira nkongera nkavonyura. Noneho hari ukuntu cyandika ariko ntibigaragare neza, nza kwigira inama yo gushaka, urabona zino nsinga z'amashanyarazi zino ziba zikomeye ari nini cyane, ziriya nsinga buriya nazo zikora umuti ku rubaho. Urarufata ukarugira gutyo ukaruvuna, akavune kavuyemo ukandikisha ku rubaho neza ukabona ni itushi. Ubwo bwose ni ubwenge nagendaga nishakira, kubera ko papa nyine urumva we n'umugore bari bameze neza, ibyo kunyitaho byari byarahagaze. Ntabwo nibuka niba naratangiye ngira n'iniforume ngewe. Ubwo icyo kintu nyine nicyo najyaga nandikisha. Murabizi Minerivare ntazari ziriho, warwanaga n'ikaramu Prito n'urubaho n'itushi ukajya kwiga. Ndatekereza abantu benshi bageraga mu wa 3 bacyandikira ku rubaho. Igihe cyaje kugera rero ubuzima nyine tububamo, tubaho nabi. Buriya umuntu uzakubwira ngo yarihe nabi, uzamubwira kubwira uburyo igitoki cy'inkashi abantu bakibuka. Igitoki cy'inkashi ukagifata ukakirisha urudega. Ibyo nibyo biryo twaryaga kubera ko igihe cyarageze, kuko ya masambu bari barayabanye. Mama adashobora kujya kuyahinga kuko bagiteganya ko agomba kugabana na barumuna be, barayabana. Ahasigaye mama baho aca inshuro, atagira income cyangwa se ibiva muri ya masambu, ahubwo atangira guca inshuro. Nk'ubwo buzima rero twiriraga igitoki cy'inkashi kakirisha imboga z'urudega, nibyo twaryaga. Niba hari ibintu bibi bibiha ni ukurya igitoki cy'inkashi ukakirisha urudega. Urudega ni rutaruzi, ni imboga uteka, noneho wamara zashya zigashya zakwedutse, ubona ari mu myihanganiro, ubona ari nk'ikimbwira nyine, niko ziba zimeze. Zirisha igitoki cy'inkashi rero. Ibyo biryo nibyo twaryaga. Iyo twabaga twariye neza twaryaga ibijumba. Igice cyanjye cya mbere reka mbe ngihagarikiye aha ngaha, tuzakomeza mu gice cy'ubutaha. Murakoze.